Tugiye kubabwira abahanzi bakoresheje inganzo yabo mu kurwanya ikibi. Bamwe bakicwa, abandi bagacecekeshwa, ndetse abandi bakaburirwa irengero burundu. Ku mwanya wa mbere dufite Rugamba Sipiriyane, umugabo wamenyekanye mu ndirimbo, imivugo ndetse no mu bitabo. Yakoze indirimbo nk'Inda Nini, Tumenya Gusaza Utanduranyije Cyane, nawe kandi washinze itsinda ry'Amasimbi n'Amakombe. Yakomeje kugaragaza uruhande rwe mu kudashyigikira akarengane kakorerwaga Abatutsi, ibyaje gutuma ku ikubitiro tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 mu 1994 ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiraga, yaricanywe n'umuryango we, umugore we ndetse n'abana 6. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Fela Kuti, umunyanigeriya wamenyekanye mu myaka y'1990 akaririmba indirimbo zirimo Tears and Blood, International Thief, zose zagarukaga ku karengane na ruswa byagaragaraga mu nzego z'umutekano na leta muri rusange. Uyu muhanzi yagiye afungwa kenshi ndetse mu mwaka w'1997 aza kwitaba Imana. Sebanani Andre yakoze indirimbo irimo Karimi Kashyari, Urwo Ngukunda n'Ikimeza, Mama Munyana ndetse aza no kwigarura imitima ya benshi, ariko ntibyatumye mu mwaka w'1990 yarafunzwe nk'icyitso cy'inkotanyi, ndetse biza no gutuma ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yabaga yaratakaje ubuzima. Ku mwanya wa kane turasanga Lucky Dube, umuhanzi ukomoka muri South Africa cyangwa Afrika y'Epfo, wamenyekanye ku ndirimbo za Different Colors, One People, Freedom n'izindi. Izo ndirimbo zose zarwanyaga akarengane kakorerwaga Abanyafrika cyangwa abafite uruhu rwirabura. Hari harimo ivangura rigaragaza yuko abirabura batari bemerewe gutora cyangwa kuyobora, kwiga no gutura hariho hose bashatse mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Ibi byose byabaga bishingiye kuri politike ya apartheid. Apartheid yarayirwanyije kugeza igihe yafunzwe kenshi gashoboka, ndetse bigera naho agabwaho ibitero bigiye bitandukanye, kugeza ku gihe yatewe n'abantu 5 akirwanaho bikarangira ariko arashwe agapfa. Billie Holiday ni umuhanzikazi w'umunyamerika wakomeje kugaragaza ko adashyigikiye ivangura ryakorerwaga abirabura. Ibi byaje gutuma ubwo Perezida wa 33 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ariho, yaraje gushinjwa ko akoresha ibiyobyabwenge, aza gufungwa, ariko bwari uburyo bwo kumucecekesha ndetse biza no kurangira apfuye. Aba bose n'abandi tutagarutseho uyu munsi bafatwa nk'abantu baharaniye ukwishyira n'ukwizana kwa muntu. Soma Imvaho Nshya, usobanukirwe buri munsi.